murakoze banyakubahwa ntore z'umuryango mu byubahiro byanyu no mu nzego zitandukanye naje muturutsemo, banyakubahwa ukuri inzego z'umuryango umurenge wa Kimironko, nagira ngo ntangire basaba umuntu iza amashyi. Usibye ko ari inshingano ariko sinabura kubashimira kuba mwitabiriye iki gikorwa mutitabye chairperson cyangwa se undi wese, ariko mwitabye ikobe ry'umuryango RPF Inkotanyi, ari nako muba mwitabye ikobe ry'igihugu nk'uko twabyemeje. Nagira ngo sabe abo tubana umunsi ku wundi ariko n'abandi babyishimire, mumfashe twakire mu byubahiro byabo abavuye mu nzego zitandukanye. Ntagomba kugira ngo tubashyire ijuru gusa, ariko basabe mubakire. Turabashimiye cyane mu nshingano zitandukanye muba mufite, ariko mukava ku isoko mukagira uruhare mu bikorwa no mu bitekerezo kugenda muduha umunsi ku wundi. Uyu muvuduko Kimironko turiho ntabwo byikora, ahubwo tugira inama zanyu. Inama zanyu niyo mwageze muri iki gikorwa, muba mwaje no mu bushakashatsi. Ijisho ryanyu, amatwi yanyu, mugira ibyo mutahana, mukagira n'inama muzabitangamo. Ibyo twabonye muri uyu mwaka, nkaba mbasaba rero yuko mbifurije iyi kaze, ariko mbasaba yuko ibiganiro tuza kugirira hano, inama tuza kubigira ibyanyu, kugira ngo umwaka wundi ufunguye uzabe umwaka w'ibikorwa birenze ibyo muza kubona twagezeho. Aba rero mbashimiye, basaba yuko abenshi binjira ariko abake basohoka, kugira ngo iki gikorwa cyacu kibe gifite umusaruro kandi twifuza tubiteze. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye, oye, oye! Ndabashimiye, mukomeze kugira urukundo, ishyaka n'ubutwari. Murakoze. Tubagezeho ibyo mwagizeho uruhare kugira ngo tugere mu murenge wa Kimironko, ariko tunanirwa n'ibyo twifuza
kuzageraho mu mwaka utaha. Amazina yanjye yitwa Musasangwe Providence, akaba yoboye komisiyo y'imiyoborere myiza kugira ngo RPF Inkotanyi mu murenge wa Kimironko. Ibyagezweho twashatse kubishyira mu buryo bw'amashusho kugira ngo dukoreshe n'umwanya neza, ariko tubashe no kubona ibyo twagiye dukora mu buryo butandukanye. Reka bari mu buhanga bw'ibyuma banyemerere bashyireho icyo gikorwa twateguye kugira ngo dukurikire twese twakomeza gakoze cyane. Twakusanyije kuko byinshi mu buryo buri leta raporo mu midugudu nabo baba bazikoze uburyo bakora mu midugudu, ibikorwa byinshi mu gihugu tubashimiye, ariko dukomeje kuko twakoze byinshi, ariko turacyafite urugendo rurerure rwo gukora ibindi umwaka wa 2026 kandi twese dufatanyije. Mu bukungu turashaka kongera ubukangurambaga bitandukanye mu umusanzu w'umuryango, gushishikariza abanyamuryango kwitabira gahunda ya Ejo Heza kuko ni gahunda nziza yatangijwe na nyakubahwa chairman wacu, kandi tubona ko yagirira akamaro mu kwita no kurengera ku zabukuru z'abantu benshi igihe bazaba batabashije gukora. Ikindi kandi ni ukongera ubukangurambaga gushishikariza abanyamuryango cyane cyane abafite amikoro make kwitabira amatsinda kwizigama no kugurizanya ndetse no kugana ibigo by'imari. Turashaka abanyamuryango benshi bataramenya uburyo bwo kwizigama cyangwa se no gutera intambwe kugira ngo bakwiguzanyo biteze imbere. Ikindi ni ubukangurambaga bari bw'abanyamuryango kwikorera ibikorwa remezo bifitiye akamaro hagamijwe kunganira ingengo y'imari. Mu by'ukuri mu birometero twakoze uyu munsi dutegereza ingengo y'imari ntabwo ijya ntangira yarakoze, ariko abanyamuryango ntitubumva twese tuzunganira ingengo y'imari, twikorere aho dutuye duse neza kandi natwe dukure neza. Ikindi ni ugukangurira abanyamuryango gutera ibiti by'imbuto ziribwa ndetse n'iby'ibirimbo. Turabizi ko ugomba rwose kubungabunga ibidukikije kugira ngo duhumeke umwuka mwiza. Nta bandi rero bazabigiramo uruhare rw'abanyamuryango kugira ngo buri munyamuryango yumve ko afite uruhare mu gutera ibiti kandi no kubibungabunga kugira ngo bikomeze zikure neza. Ubundi bukangurambaga rero tuzakora gukangurira abanyamuryango kongera ibikorwa bigamije guhanga imirimo mishya kugira ngo urubyiruko rwacu n'abandi babone akazi. Ni uko dukora ibikorwa bihanga iyo mirimo. Abanyamuryango bagomba kugiramo uruhare muri gahunda yo guteza imbere abanyamuryango. Ikindi twifuza kuzageraho ni ugukangurira abanyamuryango kugira uruhare mu kwinjiza imisoro n'amahoro. Murabizi ko ibikorwa byose bigeraho ni uko tuba twagize imisoro yinjiye. Kumva rero umunyamuryango wanyereje imisoro cyangwa se asanganye ntabwo ari byo. Ubwo bukangurambaga rero tugomba kubukora nk'abanyamuryango kugira ngo imisoro y'igihugu cyacu ibashe kwinjira kandi neza kuri bya bikorwa byose tuba tuvuga. Mu mibereho myiza turifuza ko abanyamuryango bose twafatanya ubukangurambaga ku isuku. Ni byiza ko abanyamuryango tugomba kurangwa isuku haba ku mubiri, aho tugenda, aho dutuye, ahurira abantu benshi, turavuga mu mashuri, mu mavuriro, mu masoko. Urwo ni uruhare rw'umunyamuryango mu kugira iyo suku, ariko no kuyikangurira abandi ndetse no gutanga amakuru igihe abonye ahatari isuku. Ikindi ni ubukangurambaga abana bagejeje igihe cyo kwiga bose bakajya ku ishuri, kandi tukanarinda ko hari umwana ugomba ku ishuri. Aho dutuye mu mudugudu rero ni byiza ko abanyamuryango ubuyobozi nkatwe twese duteraniye hano nta mwana n'umwe ugejeje igihe utagomba kujya kwiga, kandi n'uwagejeje mu ishuri ntakwiye kubita hari abanyamuryango. Ikibazo cyose cyavuka muri uwo muryango nzi ko twabasha kugikemura kugira ngo umwana asubire ku ishuri.
Ikindi rero rwose ntabwo dukwiye kuba tubona igwingira kandi dusoma umuryango angana gutya cyangwa ko umwana ufite imirire mibi dushinga urugaga rw'abagore ko umurenge ari wo muntu bafite ko nta mwana ufite imirire mibi ugomba kugaragara mu murenge, ariko tugomba gukumira mbere y'uko uwo mwana yagira ikibazo. Ikindi rero tugomba gufatanya mu kurwanya ubuzererezi mu rubyiruko rwose bihangayikishije abanyamuryango dukwiye kuba baturwanya ikigendanye n'ubuzererezi. Ubundi bukangurambaga twifuza gufatanya ni ukurwanya ubusinzi bukabije haba mu rubyiruko ndetse no mu rubyiruko. Ubusinzi bukabije rero biteye isoni kubona urubyiruko rwacu cyangwa se n'abantu bakuze kubona tubirebera abana bari mu muhanda basinze mu gitondo ugasanga hari urubyiruko rwasinze cyangwa abantu bakuru bareba mu kabari. Ni igikorwa yo gufatanya kugira ngo turwanye kuko ubusinzi busubiza iterambere ry'igihugu ryo hava ihohoterwa rikorera mu ngo cyane twe gufatanya rero. Ikindi tuzafatanya ni kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'amakimbirane mu muryango. Amakimbirane y'umuryango turi abanyamuryango ntabwo bikwiye, tugomba kwiheraho ubwacu tukagira mu ngo aho dutuye tugafatanya tukarwanya imico mibi. Ikindi rero ni ugukangurira ababyeyi kugira ngo bagire ubufatanye bufatika muri gahunda yo gufatira abana gufatisha ibintu by'abana ku ishuri. Ni ababyeyi bakwiye kubigiramo uruhare, ariko natwe abanyamuryango tukabigiramo uruhare. Umubyeyi utagira ubushobozi natwe turahari twakunganira, ariko abana bose bakafata ifunguro ku ishuri. Ku bigendanye rero n'imiyoborere myiza ni ubukangurambaga tugomba gufatanya abanyamuryango bakitabira gahunda za leta ziri mu Rwanda z'abaturage, umugoroba w'umuryango n'ibindi bikorwa byose. Ni uruhare rw'abanyamuryango ko ariko tugomba bwa mbere kwitabira biriya bikorwa. Ikindi ni ubukangurambaga bugamije kongera abanyamuryango cyane cyane urubyiruko. Tuvuga ngo umuryango ni nka ugomba kwaguka, niyo mpamvu tugomba gukora ubukangurambaga urubyiruko cyane n'abandi batari abanyamuryango kongera abanyamuryango. Ikindi twifuza kuzakora ni ukongera gutanga amahugurwa ku nzego zatowe. Guhugura ni ugukozaho, tugomba kubikora uko igihe cyose abantu bahora bahugurwa kandi ntawe urangiza kwiga. Ikindi dushaka kuzashyiramo imbaraga ni ugushishikariza abanyamuryango gukomeza guteza imbere ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Izo ni inshingano z'abanyamuryango, tugomba kuzategura ibiganiro byinshi bigendanye n'ubumwe n'ubudaheranwa. Ikindi rero ni ugushishikariza abanyamuryango kwirinda amakimbirane aho yagaragaye agakemurirwa mu muryango bitari ngombwa ko abantu bajya gusiragira mu nkiko. Gahunda nziza yo kugira ngo bakemure ibibazo batitaraje inkiko. Bajya ku banyamuryango rero ni ibyo bikorwa twifuza kugeraho mu mwaka utaha mu buryo burambuye. Buri mudugudu uzakora icyo navuga ngo ni hagati ya buri mudugudu yo kuvuga ngo bizakorwa nande, bizakorwa iki n'iki, tuzabigira muri detail tuganire kuri buri rwego kuva ku mudugudu kugera ku murenge kugira ngo buri wese bige ibyo bazakora. Ntabwo rero nasoza ntavuze ku mbogamizi cyangwa se ibyo twabonye bitagenda neza tugomba nabyo gushyiramo imbaraga kugira ngo bigende neza. Hari ubwitabire buke ndetse cyane bw'abanyamuryango muri gahunda zitandukanye za leta ndetse n'ibikorwa by'umuryango. Rwose bajya kuba abanyamuryango twagira ngo dutangire umwaka mushya, buri rwego kuva ku mudugudu rwicara tukareba icyo twakora kugira ngo ubwitabire bube bwiza kandi buri wese yumva ko bimureba. Ikindi tubona nk'imbogamizi ni ukudakora inshingano uko abanyamuryango batowe, ugasanga muri komite hakora nk'umuntu umwe cyangwa babiri. Ibyo nabyo rero bikosora kugira ngo dukomeze kuko kugira ngo intego twiyemeje. Ikindi ni ukudakorera igihe inama z'umuryango zirimo n'itegeko kuva ku mudugudu kugera ku murenge. Inama zigomba gukorwa uko zateganyijwe n'itegeko, kuko mu nama
niho abantu bafatira ingamba bitaragenze neza bigakosorwa bakiyemeza n'ibindi bagiye gukora. Banyakubahwa n'iz'umuryango reka ngamije hano murakoze cyane. Reka tatuzwane kw'inkotanyi zatabayurwa kazidatikwa ubuntu buragabanukaho abakunda u Rwanda ntitwabitangwaho imihigo imaze gukomera Nkotanyi batitwaragaye inzira yawe irazikura ku manywa y'ihangu twari twambutse nibwo rusubiranaga n'ishyaka ari nawe dukesha impate ubwanyanyagiraga biyo ati mpore Rwanda mperuka n'imbebi abashi antabiriye kwica inkotanyi abahungu babakina agakino babasanga n'isi yo myami iyo nkuru nayo nzaha muri Muvoma ndabakunda bahinduye intambara bigereye gatuna yabyumva Kiyombe ndetse na Butaro abacumbitse beretse Muvoma abazungu bafata ibitabo ngo batangire bigiye ntambara abazayirwa bahanyanyaje ibyabo byavuzwe n'Abahutu kandi kana nyura n'umucyo ruhengeri twerekanye ubuhanga ca cicaro cacu gitsinze igitego gihuje umunyarwanda w'imbere n'inyuma amahoro twashaki y'urutuvukamo rupinga kuyapinga azabisubize iyandekamo twariko arusha intambwe yagiye ibibayira mbere ishero y'umutware umwaka uhanitse impande zose ze kubisinyira impundu bikore impundu munyarwanda buri hose amahoro twarani turagezeho impundu bikore impundu munyarwanda buri hose amahoro twarani turagezeho amashyi urebye igisagara cy'abarwanashyaka nziza izibagirana umuhuza rusange mu mishyikirano n'aba leta y'u Rwanda bagitahiye umukuru w'intebe urwego rw'inkotanyi n'abafatanya bose bari bizihiwe impundu you
amahoro